ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabasuhuje inshuti bakunze ibikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Buri mwaka ku isi hatunganywa toni zisaga miliyoni 380 za plastike zigakorwamo ibikoresho bitandukanye. Ibi bikoresho ibingana na 50% bikoreshwa inshuro imwe bikajugunywa hirya no hino ku misozi, mu migezi, mu nyanja, mu gihe ibindi bitwikwa. Kujugunya ibi bikoresho hirya no hino bigira ingaruka zikomeye ku bidukikije. Ingero ni nk'aho byangiza ubutaka kuko bitabora, bikangiza amazi kuko biba bikozwe mu binyabutabire, ndetse iyo bitwitswe bigira ingaruka ku buzima bwa muntu, zirimo indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na kanseri. Ku rundi ruhande kandi, ikorwa ry'ibi bikoresho mu nganda rigira uruhare mu izamuka ry'ubushyuhe bukabije bw'isi, bitewe n'imyotsi ihumanya ya carbone irekurwa n'inganda mu gihe cyo gutunganya ibi bikoresho, bityo bigatera ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka zibishamikiyeho. Ni nayo mpamvu nyamukuru Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zitandukanye zigamije gukumira ikoreshwa ry'ibikoresho bikoreshwa inshuro imwe bikajugunywa ku butaka bw'u Rwanda. Imirongo ngenderwaho y'izi ngamba ikubiye mu itegeko nomero 17 agakoni 2019 ryo kuwa 10 Kanama mu 2019 ryerekeye kubuza ikorwa, itumizwa mu mahanga, ikoreshwa n'incuruzwa ry'amashashi n'ibikoresho bikozwe muri plastike bikoreshwa inshuro imwe. Mu kiganiro cya none turagaruka ku ngaruka zituruka kuri ibi bikoresho, turebe icyo itegeko rivuga ku ikumirwa ryabyo, icyo Abanyarwanda batekereza ku buzima butarimo ibi bikoresho, ndetse tunareba icyakorwa ngo ibi bikoresho bidakomeza kwangiza ibidukikije. Ikaze. Uko umuvuduko mu gukora ibikoresho bikoze muri plastike ukomeza kwiyongera mu isi, ni nako ubwinshi bw'imyanda ikomoka kuri ibi bikoresho cyane cyane ibikoreshwa rimwe bikajugunywa ukomeza kwiyongera. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Abanyamerika kibungabunga ibidukikije Environmental Protection Agency bugaragaza ko magingo aya ku isi habarurwa toni zisaga miliyaridi 8 za plastike, kandi ko muri izi zisaga toni 6 zigizwe n'imyanda y'ibikoresho bya plastike inyanyagiye hirya no hino ku isi. Imyanda ikomoka kuri plastike ntibora kuko hari ishobora kumara imyaka ibarirwa mu magana mu butaka ikimeze uko yajugunywe, nk'uko abashakashatsi babigaragaza. Kutabora kw'iyi myanda kugira ingaruka ku bidukikije mu ntazira ku isonga, kuko uretse kwangiza ubutaka buhingwa ishobora gutsemba ibinyabuzima byaba biba mu mazi ndetse n'iby'imusozi biturutse ku tumanyu twayo turimo ibinyabutabire bihumanya. Hashingiwe kuri izi ngaruka, kuva mu mwaka wa 2019 Leta y'u Rwanda yatangiye gushishikariza abacuruzi ndetse n'Abanyarwanda muri rusange gucukubira n'ibikoresho bikozwe muri plastike bikoreshwa inshuro imwe bikajugunywa. Magingo aya uyu muco watangiye kwimakazwa nk'uko bamwe mu baturage barimo abahahira mu masoko atandukanye babigaragaza. Akenshi twarabikeneraga, ariko tumaze kumenya ko atari byiza ububi bwabyo turabigabanya, tugenda tubigabanya buhoro buhoro. Ibyo bikoresho rero harimo imiheha, ya miheha ya plastike yakunda gukoraga muri fanta, harimo twa dukombe twa plastike twajyaga dukunda kutugura ukagakoresha rimwe ukakajugunya, cyane uducupa tw'amazi nizo twakeneraga, twakundaga kugura amazi yo mu ducupa, ariko ubu twarabigabanyije dusigaye dugura icupa rinini rya jibu, ugakoresha udukombe akaba ari two tunywesha, wabona n'umushyitsi ukamushyira mu gakombe gasanzwe tunywesha icyayi, cyangwa se ukamushyirira mu kirahure. Iyo tugiye guhaha dukoresha amamverope, ziriya amverope zo nta kibazo burya zirabora. Wenda twibuke nk'amashashi. Amashashi ubu hari Umunyarwanda n'umwe utabona ko ishashi yari ibangamiye. Iyo ngiye guhaha ngenda nitwaje agakapu banshyiriramo, iyo bibaye ngombwa yuko ari biba bintunguye maha bintunguye, abari amverope babacuruza bari ibikapu byabugenewe akaba ari byo wahahiramo. Mbega urabona nka amverope naho ari ikintu wavuga ngo uje guhahiramo zino nyama, kuko amverope ubwayo iratota. Urumva nabwo ntago waba ukoze cya kintu cy'ubwirinzi, ushaka akantu keza kazima bagashyiramo ugatahana. Aka kantu ni akabobo bagiye kunshyiramo inyama zanjye, nkahita ngenda nkakuramo inyama zanjye, nkongera nkakoza, nkongera nkakabikaho kabigenewe.
ku ikubitiro ubukangurambaga bwo gukumira ibikoresho bikoze muri plastique bikoreshwa inshuro imwe bikajugunywa bwahereye ku bacuruzi. Kuva ubwo bafashe ya mbere mu guhagarika ibi bikoresho babisimbuza ibikoreshwa kenshi kandi bitangiza ibidukikije nk'uko babivuga. Ku bijyanye no kubapfunyikira igihe cyose baje kuduhahira, hari ibyemewe. Hari udukapu tuzi turiho twanditseho nka murakoze, hari udukapu tw'udutambaro twagiraga mbere. Ibyo byose twarabihagaritse kuko twasanze harimo amashashi. Ayo mashashi kandi ariyo tudashaka ko yangiza ibyo bintu byose muri rusange twababwiye mbere. Akaba ariyo mpamvu twafashe envelope, tubapfunyikira muri envelope kuko envelope ni mu bibora. Ibigendanye n'ibikombe bya plastique cyangwa ibikombe bapfunyikamwo ntabwo byemewe. Ngiye wanjye iyo baje nk'abakiriya bansaba nko gutwara amajisi, ngasaba kugira ngo bakoreshe ibirahure kubera ko ibikombe bya plastique bitemewe. Ibyo kurya abataririye aha ngaha bazana ibyo batwaramo nk'ibisorori byabo, ibyo bazana n'ibyo bakoresha. Akenshi abenshi barabimenye muri ubwo bufatanye n'ubukangurambaga abayobozi bagenda batugezaho yuko ibyo bikoresho bya plastique bitemewe, bagenda bizanira ibikoresho by'udukapu twabugenewe. Tuba dufite natwe amamvirope yo kuba twapfunyikiramo ku muntu utizaniye igikoresho kugira ngo tugomeze tubungabunge bwa buzima bwacu nabwo za nyamaswa kugira ngo bikomeze bigende neza. Tumaze kubisobanukirwa twahise tubwira abakiriya bacu ko bagomba kujya bazana icyo batwaramo. Hari uzana nk'isorori, hari abaza bazanye utudobo, mbese bazana ibikoresho bakoresha nko mu gikoni, akaba ari byo bazana guhahiramo. Ibi byiciro byombi by'abaturarwanda, abacuruzi n'abaguzi, bihuriza ku kuba barasobanukiwe n'ingaruka ibi bikoresho bigira haba ku muntu no ku bidukikije. Ari nayo mpamvu nyamukuru ngo bahisemo kwimakaza ikoreshwa ry'ibindi bikoresho bitangiza. Ubukangurambaga bwarakozwe butubuza gucuruza ibikoresho bya plastique, mbese byangiza ibidukikije muri rusange. Ubutaka habaho kurumbya kw'imyaka bitewe n'ubutaka bwashaririye, ariko ibyo ngibyo bibyirinze ubutaka bugira umusaruro mwiza ukagera ku baturarwanda kandi ukagira akamaro abaturarwanda. Ku bidukikije yaba ari ku mazi, yaba ari no mu bishanga, yaba ari n'abaturage muri rusange, izo ngaruka zose ziza ari ingaruka mbi n'ubusanzwe. Ibinyabuzima wenda ikinyabuzima burya ikintu kigisanze mu mazi, ikinyabuzima kiba gishaka wenda ikigitunga muri ayo mazi. Kiriya plastique ntabwo ikinyabuzima cyagipfumura. Niyo kigipfumuye wenda cyagipfumura, ariko icyo kinyabuzima kikaba cyononekaye. Cyangwa se akaba ari nk'agaplastique gatoya wenda icyo kinyabuzima kikakamira. Iyo kikamize rero urumva ikinyabuzima kiba bicyononye mu buzima bwacyo busanzwe. Kandi ibinyabuzima burya nabyo tugomba kubiha uburenganzira bikabaho neza. Itegeko ryerekeye kubuza ikorwa, itumizwa mu mahanga, ikoreshwa n'icuruzwa ry'amashashi n'ibikoresho bikozwe muri plastique bikoreshwa inshuro imwe bikajugunywa, ritanga umucyo ku micungire ya plastique mu Rwanda. Ikigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije kirabisobanura. Hari itegeko ryagiyeho mu mwaka wa 2019, ni ku itariki 10 z'ukwa munani, rijyaho rica amasashe na plastique zikoreshwa inshuro imwe. Rica ikoreshwa, icuruzwa, ikorwa ndetse no gukura hanze ibikoresho bya plastique zikoreshwa inshuro imwe ndetse n'amasashe. Iryo tegeko rero rimaze kujyaho kugira ngo rishyirwe mu bikorwa, hari ingingo zimwe na zimwe zifasha mu ishyira mu bikorwa iryo tegeko, cyane cyane ko iyi tegeko rigiyeho rimwe na rimwe hari abaryumva bakarishyira mu bikorwa, ariko hari n'abaryumva bakumva ntacyo ribabwiye bakaryica nkana. Ariyo mpamvu rero iryo tegeko ryashyizeho ingingo zihana. Muri izo ngingo zihana havugwa ko iyo umuntu akura ibikoresho bikoze muri plastique zikoreshwa inshuro imwe cyangwa se amasashe hanze y'igihugu, ni ukuvuga ngo abikura hanze abyinjiza mu gihugu,
itegeko rimuhanisha igihano kingana n'ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi ikubye inshuro 10 ikiguzi cya bya bikoresho yarazanye. Ariko nanone itegeko rikavuga ko nanone ibyo bikoresho n'ubundi bigafatirwa, ntibiba bikiribye kuko ntibikenewe mu gihugu cyacu. Nanone iyo bigaragaye ko umuntu arimo gucuruza amasashe cyangwa se plastique zikoreshwa inshuro imwe, wa muntu ugenda acuruza utuntu dukeya, uwo nguwo ahanishwa igihano cy'amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi 300, ndetse na bya bikoresho asanganywe bigafatirwa. Ikindi tegeko rivuga ku bihano nanone, icyo riteganya ku bihano nanone nk'umuntu ukora, ubwo ndavuga nk'uruganda rushobora kuba rwakora amasashe cyangwa se plastique zikoreshwa inshuro imwe, uwo nguwo we noneho iyo agaragaye itegeko rihana ko ahanishwa ihazabu cyangwa se n'amande yo mu rwego rw'ubutegetsi angana na miliyoni 10, ariko na bya bikoresho yari arimo gukora bigafatirwa. Nanone itegeko riteganya ko nanone wa muntu ushobora kuba yagenda aranguza ibikoresho bikoze muri plastique zikoreshwa inshuro imwe cyangwa se amasashe, uwo nawe itegeko riteganya ko ahanishwa amande yo mu rwego rw'ubutegetsi angana n'ibihumbi 700, ariko na bya bikoresho bigafatirwa. Nubwo bamwe basobanukiwe, ariko hari abandi bagitsimbaraye ku gukoresha no gucuruza ibi bikoresho, ibyatuma hari abibaza n'ibishyirwa mu bikorwa ry'ibikubiye muri iri tegeko rishoboka kandi ryoroheye buri wese. Twe nk'abashyira mu bikorwa kureba iyubahirizwa ry'iri tegeko, cyangwa se tunareba navuga ngo ingaruka nziza iri tegeko rishobora kuba ryaragize, bigaragara ko umuntu ashobora kubaho adakoresha plastique ikoreshwa inshuro imwe, umuntu ashobora kubaho adakoresha sashe, cyane cyane turebye ko hari nk'uko wenda mu buzima rusange cyangwa se mu buzima bwa buri munsi tugenda tubibona, hari ibikoresho byapfunyikwaga mu masashe uyu munsi ubona ko tugikoresha bitari mu masashe kandi tukabikoresha tubyishimiye. Mu minsi wenda yatambutse amasashe ataracibwa, wasangaga umuntu wese atwaye umugati mu isashe, ariko uyu munsi tuwutwara muri envelope, kandi ndumva nta munyarwanda uwutwara muri envelope ababaye cyangwa se yumva ko utakiri umugati. Rero ubuzima butagira plastique zikoreshwa inshuro imwe cyangwa se butagira amasashe ni bwiza, ahubwo navuga ngo ahubwo kuko butuganisha heza, butuganisha ku kurengera ibidukikije, butuganisha ku kurengera ubuzima bwacu nk'abantu cyangwa se ibidukikije muri rusange, ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima, dutegura ejo hazaza h'igihugu cyacu heza. Wari uzi ko ibikoresho bikoze muri plastique dukoresha rimwe tukabijugunya nk'amacupa, imiheha, ibikombe n'ibindi bitabora, ahubwo bishwanyukamo uduce duto tuzwi nka microparticles twangiza yaba ubutaka, ibinyabuzima, amazi n'ibindi bigize ibidukikije? Ubushakashatsi bwerekana ko 9% ry'ibi bikoresho bya plastique ari byo binagurwa bikongera gukoreshwa, aho ibindi byose bihinduka imyanda itwikwa cyangwa ijugunywa mu bimoteri, ari nayo ihumanya ikirere. Wari uzi ko si igihe cyose ukoresheje ibindi bikoresho bitari bikozwe muri plastique bikoreshwa inshuro imwe, uba uzigamye amafaranga watakazaga ndetse ukanarengera ibidukikije? Naha nshoreje ikiganiro ibidukikije, inkingi y'iterambere rirambye cya none. Naho ubutaha. Ibidukikije, inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.